ubwo mbega mu cyumweru umuntu arabara agasanga atanzemo nk'amafaranga 700 nayo bagenda baduca ni menshi bakurenganya ngo ukoze ikosa runaka ariko ukabona nta na rimwe amafaranga kugarukira n'ubundi ahubwo ako nagahinda kabamwe mu batwara abantu n'ibintu ku magare bo mu mujyi wa Kigali. Iyo wegereye umwe bagenzi be bari hafi bahita bakuzenguruka. Intero nimwe nuko imbaraga zabo no kwiyuha icyuya kirenze ku nzara n'inyota birirwana mu mihanda yo mu mujyi wa Kigali bashaka ko batwara kugira ngo batunge imiryango yabo. Umusaruro wabyo ngurangirira mu mifuka y'abayobozi b'amakoperative yabo. Icyari inzira yo gutera imbere ngo cyahindutse kugura inzira kugira ngo babashe kugira utwo basagura, bityo ngo babone uko bacuma iminsi batibye cyangwa ngo basabirize. Ikitari cyo ngo kujya mu makoperative yabo ntacyo bibamariye. Koperative z'amagare nta muri Kigali ngiye mbona ziteza imbere abayobozi baziyobora. Abanyonzi twebwe nta kintu zitugezaho kuko nta mafaranga baduha wenda ngo natwe tube twakwiteza imbere cyangwa se koperative yafasha nk'abanyonzi babo babashe kwiga nk'ayo mategeko y'imihanda, babashe kukubona n'ibyo byangombwa bya moto wenda umuntu yaba yava ku igare reba kandi kazakora. Twebwe ubundi ku giti cyacu kuyijyamo ni ukugira ngo tubone aho dukorera gusa na aderese kugira ngo nuza n'uparika aha ye bagufasha bakwaka ibyangombwa byawe. Atari ibyo ngibyo ntago wayijyamo. Ngiye maze imyaka irenga 10 nkora mu muhanda, nta kintu koperative dutezaho imbere habe na kimwe, ahubwo twebwe tuba turi mu bihombo. Sanga koperative niyo izamuka isaha ku isaha. Twebwe nk'abanyamuryango baba muri koperative usanga n'umuntu ugize impanuka muri uyu muhanda, nimba umuntu yarapfuye ngo koperative bajye igenda ijye gusura umuryango wasigaye. Koperative nta kintu yamfashije gemba muri Gashyushya, nanarwaye corona nta kintu bigize banamfasha. Muri koperative n'ubundi urebye nukureba uko umuntu yahagara hano mu muhanda kuko nta kindi batumariye namba ntacyo. Hejuru yo kuba amakoperative yabo ngo ntacyo bamariye, abategetsi bayo ngo bashyira ku banyonza amabwiriza akomeye. Mu mategeko koperative yashyizeho hari amwe namwe tutishimiye. Ese niba bodaboda zicuruzwa mu gihugu cy'u Rwanda cyemewe n'abaturage ndetse na leta, ni iyihe mpamvu twebwe duhezwa kwambara imyambaro nk'abandi bambara? Cyo ni ikibazo mugomba kutwigiraho mukatubariza. Aba banyarwanda baratabaza inzego za leta bazisaba ko zakwinjira mu mikorere y'amakoperative yabo, kubera ko ngo buri koperative ishyiraho ibyo yishakiye. Igikomeye ngo nuko byose biza bisaba abanyonzi gutanga amafaranga y'umurengera kandi batabwirwa n'icyo azabamarira.